ryararira ryoshye nk'uko mubyumva. Ryoshye pe. Mushobora kwibaza ngo ibi ni biki turi gucuranga cyangwa se ndi gucuranga, byose bifite amahame ndetse nuko byitwa nuko bikorana. Mbibutsa ko ari MT22 Music Albums ikomeje kubitaho ndetse no kubagenera ibyiza kandi bihari byiza bishimishije. Uyu munsi rero tugiye kwiga isomo rikubiyemo ututuntu mwabonye. Ututuntu ushaka ibi bintu mwabonye, ndashaka ko uyu munsi mubanza kumenyaho amayange kuri bino bintu, sibyo? Yego, ku buryo ubundi ngiye kubaha ka teori gake kajyanye n'ibi bintu, sibyo? Ubundi buri kode yose ya majeri cyangwa ya mineri igira ibyiciro bitatu. Twabonye yuko kode igizwe n'iki n'amajwi ngahe: A3, soprano, alto, tenor, ndetse wenda tuvuye n'utushimo na bass bya kane, sibyo? Nuko ubu zidakunze gukora cyane wenda mu gihe n'imiririmbire, ariko kandi muri music zirakoresha do so mi do, sibyo? Do so mi do, soprano, alto, tenor, bass, sibyo? So tugiye kureba rero soprano, alto na tenor. Ubundi mbere yuko ukanda, ubundi tuvuge wenda yaba ari piano cyangwa se yaba ari gitari, iyo ukanze aya majwi yose uko ari atatu ukakandira hamwe biba code, sibyo? Hanyuma rero tuvuge wenda niba kuri piano urutoki uru rwa mbere, sibyo, rukanze uru rwa gatatu rukurikira no gatanu, bayibonye? Tugire wenda gutya, okay? Urabona ko izi kanze ni izihe? Ni urwa mbere, rwa gatatu n'urwa gatanu, sibyo? Hari igihe birasaba yuko indi position iratangirwa n'urutoki rwa mbere, ugasanga urwa kabiri rwari ruri urungu rwa gatatu niho urwa mbere rugiye, okay? Ndetse ukongera kwimuka urwa kabiri rwari ruri urwa mbere rurahagiye. So nibyo bita positions, ariko kandi mu isomo rya nyaryo baryita inversions. Mu gifaransa ni l'enversement. L'enversement rero ni mu busobanuro bwiza mu Kinyarwanda ni inota rimwe ariko mu butatu, cyangwa se ni kode imwe ariko mu bungahe? Mu butatu. Ushobora kwibaza ngo bikora bite? Twavuze ko soprano, alto, tenor, sibyo? Urabanza ugacuranga soprano, alto, tenor. Iyo bayita root, sibyo? Root. Ubwo niyo position ya mbere nambere igize iryo nota, sibyo? Hanyuma position ya kabiri ariyo inversion ya mbere cyangwa l'enversement yayo ya mbere, kuko root twatangiremo ntago tibara nk'umubare, tuyibara nk'ikintu cyashyizweho kigiye kuvanwamo inversions, sibyo? Noneho rero inversion ya mbere ivuye muri iyi original, kambyita original, noneho ugacuranga, ntucurange soprano, alto, tenor, aho ugacuranga alto, tenor ndetse na soprano yo hejuru. Ubwo iyi yavuyeho ya soprano twatangiranye, ahubwo dufashe iyo bita alto, tenor na soprano yo hejuru, sibyo? Ubwo ni inversion ya mbere. Inversion ya kabiri noneho, ubwo ya alto yacu tukabonye ngaha tuyivanyeho, dufashe tenor, soprano na alto yo hejuru. Umvise position nibura ziba ari eshatu.
twabonye iyo bita root, tubona iyo bita version ya mbere, tubona na version ya kangahe ya kabiri. No kuri gitari rero nuko niyo mpamvu ubona tunyanyagira ahangaha hose, ukibaza se ibintu tubijyamo gute, aya manota aryoshye gutya tuyajyamo gute. Burya tuba dukubiye muri ayo inversions na gendaga mvuga. Rero tugiye kureba ngo ese do root yayo yaba ari iyihe. Impamvu ni iyihe? Uyu murya ukina soprano, soprano, alto, tenor. Okay, soprano, alto, tenor. Ubu tubyite ko ari root. Soprano, alto, tenor. Soprano yongeye iraje, alto. Okay, alright. Noneho kugira ngo dushake inversion ya kabiri, dukoresha uyu murya n'ubundi wa gatanu, sibyo? Tugashaka alto yayo, alto yayo. Iyi ni soprano, do, re, mi, sibyo? Tayari position. Aha, aho ngaho rero biraza kubacanga sasa, ariko mwihangane, ni isomo rikomeye ariko ritari n'aba beginners bagiye kubona irisanzwe. Iyi ni do, ni root ya mbere twanga tuyizi, sibyo? Noneho dushakiraho alto yacu, do, ugasimbuka do dieze, re, ugasimbuka re dieze ukajya muri mi, kuko kabiri do re mi, do re mi, do re mi, fa sol. Iyi ngiyi ubundi ubicya ko gatangire hejuru, do, so, iyo niyo kabiri, sorry. Iyi niyo gatatu, iyi niyo bass cyangwa rimwe soprano, sibyo? Kuko burya bass na soprano ni bimwe, kuko do urumva ni do hejuru, na bass do nayo ni soprano n'ubundi ariko yo hasi. Niyo mpamvu ubona soprano dushaka kwishakira ahangaha, sibyo? Nubwo tugiye gutangira iyi ngiyi ya bass ariyo igiye soprano, tugiye gushaka iri hejuru yayo, ubwo ni mi ni tena. Ku bantu bazi ubuhanga bwabyo, mi ni tena. Position yayo ya mbere dore ngiyi, ubwo ni umucurangire, sibyo? Ikandwa gute sasa? Position ya mbere na mbere ya do ikandwa gute? 1, twabonye ko do iranga kuri fret ya kangahe ya gatatu. Aha, none urabona ko tenor yayo tuyibonye 1 2 3 4 5 6 7 kuri position ya kangahe, kuri fret ya karindwi. Ni position ya mbere ya inversion ya do. Ikanga gute sasa? Urutoki nguru rwa gatatu rukanda umurya gatanu kuri fret ya karindwi, hanyuma urutoki rwa mbere nguru rugakanda kuri fret ya gatanu uhereye ku murya wa kane, n'uwa gatatu n'uwa kabiri, agahera kakaza gakanda kuri fret y'umunani. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ayibonye? Ku murya wa mbere kuri fret y'umunani, urutoki rwa kane ariko gahera. Iyo ni position ya navuga ngo ni inversion ya mbere ya do. Do originale. Inversion ya kabiri ya mbere singiyi, sibyo? Noneho tugiye kureba iya gatatu yayo, ni baso ya alto yacu, sibyo? Ni kangahe? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kuri fret ya kangahe ya 10, sibyo? Ugakanda gute? Ubwo uhera ngurutoki rwa mbere ruhera kuri fret ya 8, sibyo? Ugakanda nka position ya fa isanzwe. Murabona fa njya umusaza mwiyizi, urutoki rwa mbere rufata kuri fret ya 8, ufate umurya mbere n'wa kabiri, hanyuma urutoki rwa kabiri rufate kuri fret ya 9 ku murya gatatu,
urutoki rwa gatatu rufate kuri fret ya kangahe, ya 10 ku murya wa kangahe, wa gatanu. Urutoki rwa kane nanone kuri fret ya 10 ni munsi ku murya wa kane, sibyo? Abandi bayifata gutya hejuru nka bare, ariko ubu bashatse kuzana ya soprano twasize hano, ariko position niyo ngiyo ya kangahe, ni version ya kabiri, sibyo? Ya do. Twabonye ko original ni do isanzwe hano, inversion yo ya mbere twayibonye nayo, sibyo? Ndetse n'inversion yayo yindi ya kabiri. Okay, iyo ni root, inversion ya mbere, inversion ya kangahe, ya kabiri, sibyo? 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 Wayibonye? Hanyuma rero tugiye kureba inversion y'iki, ya re. Tugiye kureba inversion ya re, sibyo? L'inversement ya re, sibyo? Twagiye, iyi ni re isanzwe twarayize, ni bayita root. Twayibonye ko iya mbere, position ya mbere bayita root. Muri make inversion zigiye kuza zirebera kuri root. Noneho inversion ya kabiri uhera kuri fret ya gatanu, urutoki rwa mbere wayibonye ku murya wa mbere. Urutoki rwa kabiri nguru rukazamuka kuri fret ya karindwi ku murya wa gatatu, wayibonye. Urutoki rwa gatatu nguru rukajya kuri fret n'undi iyi ngiyi ya karindwi ku murya wa kabiri. So biregerana bwite, sibyo? Urabona ko byegeranye. Sibyo? Iyo ni inversion yayo ya mbere, sibyo? Uhere kuri fret ya kangahe, hano kuri fret ya gatanu, sibyo? Noneho tugiye kuri inversion yayo ya kangahe, yako ya kabiri, ya gahwati ya kabiri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ayibonye? Iyo ni inversion ya kabiri, sibyo? Ukanda urutoki rwa mbere, rukanda imirya ibiri kuri fret ya 10. Urutoki rwa kabiri rugakanda kuri fret ya 11 ku murya kangahe, wa gatatu. Ugacuranga uhere kuri kane ku murya kane, sibyo? Ubwo tubonye uburyo bungahe, butatu. Okay, okay. Ngira ngo ibintu birumvikanye. Dukoze turebe iki sasa, turebye inversions za do. Position uko ari eshatu, hari root, ni inversion ya mbere, ni inversion ya kabiri. Icyo tubyumvikanye. Hanyuma rero twongeye turebye inversion ya re, root, inversion ya mbere, inversion ya kabiri. Position zingahe? Eshatu. Root, position ya mbere, ubwo inversion ya mbere, ni inversion ya kabiri. Ntaza icyo mumbaza, ndagerageje ndabibahaye. Urumva? Kandi noneho uzajya unezerwa agafatira isomo, ujye ubimbwira reka. Bashaka feedback azive muri mwebwe kugira ngo mumbwire ngo yewe nukuri bya bintu twabifashe, Imana igumugisha tayari gusa. Rero
ntekereza ko ngira ngo uko ndyamye ngenda numva ibishyashya umutima wanjye ngenda mbaha amasomo. Rero namwe mba nkeneye kugira ngo munyereke ko muri kumwe nanjye kandi mu buryo bwose. Rero ndabishimira kandi ndabakunda rwose, nkomeza kubabwira ngo ishuri murigane riri Kabeza, i Kigali. Hari abambwira ngo twari tuzi ku Gisenyi cyangwa mu Mutara. Oya, twe turi Kigali. Gusa nanone turashaka ko twamaze gupanga gukora ama branches mu ntara zitandukanye, kuko benshi muraduhamagara muri mu ntara zitandukanye, muri benshi tukifuza kuba twakorera ama branch. Tuzamenyesha nta kibazo. Urwo rubuga kenshi duhuriraho muzajya mumenya buri kintu cyose cya MT22 Music. Rero bari muri Kigali cyane mu ntara mushobora kuza muri Kigali muze twige nta kibazo. Ikindi program yo kwiga online ariko kuri WhatsApp nayo iracyakomeje rwose. Abashuti banjye bari mu bihugu bitandukanye bari kwiga rwose, bana banjye ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibagire neza. Kandi namwe bari mu Rwanda bari kwiga online ariko muri kure ya Kigali, namwe mukomeze mukataze. N'ukuri ndabakunda. Uko iminsi igenda niko tubategurira ibintu byiza kandi bibashimisha. Ngira ngo byo mubisanzwe murabizi ko muri MT22 Music arakagaruka.